Ngo okay, murakaza neza rero kuri YouTube channel ya Nyero Official nk'uko muzi na Mungu wanyu iradukunda Jiva. Iyi video rero ngiye kubakorera uyu munsi irareba abanyeshuri guhera muri primaire kugera secondaire ndetse n'ababyeyi nawe nimba uri umubyeyi cyangwa se ufite umwana y'iwanyu uri kwiga iyi video wayumva none ukaza kwimubwira cyangwa se nawe nimba uri umunyeshuri iyi video irakureba cyane. Tudatinze rero nk'umunyeshuri ugiye gutangira ubundi shuri hari ingamba ugomba kuba warafashe. Tugiye kureba ingamba 8 nk'umunyeshuri ushaka gutangira ishuri akazahembwa nawe mu bihembo nk'ibi ngibi mwagiye mubona baha bari abana nyine babaye abambere mu gihugu. Ni ngombwa ngo iyi video yumve cyangwa nimba uri umubyeyi yumvira umwana noneho uwo mwana nabyibuza uze kubimubwira nata cyangwa se igihe urabumubonye. Ni ibintu 8 byonyine gusa bifite igisobanuro kirekire, ntabwo ndi butambirane nyine ngiye kubabwira ibintu byiza biri bubafashe mw'abana mwe ndetse nawe mw'ababyeyi muze kwibwira abana banyu. Ku bashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse, haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se ku content creator, haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kureba aho imbere, y'abagore, iby'abagabo kogosha tondezi n'izindi mashini, haba microphone, by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane wahamagara kuri nimero uri kureba aho ngaho twabikugezaho. Tudatinze rero turahera ku kintu cya 8 tugera ku kintu cya mbere, ubwo rero nucika ikintu cya mbere nicyo kiba kirenze cyane. Ikintu cya 8 rero cyangwa se ingamba ya 8 ugomba kuba ufite, uba ugomba kuba umeze neza cyangwa se witeguye gusoma no kwagura ubumenyi. Gusoma rero nimvuga gusoma utavuga ati muri se sinsanzwe gusoma, ubundi muri bino bihe turi mu biruhuko abana benshi barahugiye ku matelefone, ibintu nk'ibyo by'ikoranabuhanga. Nimba utashye fata igitabo, ikayi, nimba uri ku ishuri jya muri library usome wagura ubumenyi nyine. Ukomeze umenye byinshi cyane, ujye kuri computer, ujye muri computer lab ngubwo nyine urebe, ujye muri library nkuko nabivuze ugomeze usome nyine. Ntago mvuze ngo gusoma ukavuga ati muri se sinabaga ndi mu rugo ngasoma, ya no kwishura ugomba gusoma, wajya no mu rugo ugasoma ibyo wize. Ingamba ya kabiri tudatinze ni ukwiga indangagaciro. Iyi ngamba rero nayo irakomeye cyane. Indangagaciro nizihe rero? Hari indangagaciro za kirazira, izo ngizo tuba twarazize kera, ariko indangagaciro ikomeye aha ngaha nshatse kuvuga ni ukwirinda uburiganya mu gihe nyine cy'ibizamini, kwirinda gukopera, ubundi tubivuge nk'uko nguko. Kwirinda gukopera no kugira umurava mu byo ukora nyine, kuri kwiga ukora cyane nyine nk'umuntu ufite intego nyine. Ugomba kwiga cyane kandi ukirinda icyo bita uburiganya aribwo bise gukopera. Ugomba kuba ugiye gukora ukavuga ati n'ubundi mu cyarita nta muntu nzakopera. Kwiga indangagaciro nyine, bavuga nta munyarwanda ukopera, nta munyeshuri nyine muzima ukopera, ubundi ibyo bintu ntabwo aba ari byo. Tugeze ku ngamba ya 6 rero, kwirinda ibishuko no kwirinda abana babayobya. Ibi ngibi rero ushobora kuvuga ngo ntabwo bibaho, ngo nta muntu utagira inshuti mbi, gusa ibi ngibi ni ibintu bibaho, ni ibintu twakirinda. Kandi ikintu cya mbere ngo ugomba kwirinda iyo uri kumwe n'abana babi cyangwa se abana bakuyobya. Aha ngaha mujya mu byo bita kunywa ibiyobyabwenge, mukagenda niyo mutanywa ibiyobyabwenge musanga muganira mu gihe cyo kwiga, mutera story mu gihe cyo kwiga nyine, ari kururu aribyo bindi bita agakungu. Ubundi muri kugenda muri agakungu uba ugomba guhitamo inshuti nziza nyine zigufasha ku ishuri. Mu gihe muri group work ugahitamo inshuti nziza zigufata, mu gihe mugiye muri break ugahitamo inshuti nziza mugenda muganira, ku buryo nyine ugomba kuba uri kwirinda ibishuko n'abanyeshuri bakuyobya. Indi ngamba ya 5 ugomba kujya gutangirana uyu mwaka wa 2025 kugera 2026, kwitwararika ku buzima. Nimva kwitwararika ku buzima ni kwa kundi turya, nari nabikomoje muri kino gice cya 6 cyangwa se muri ino ngamba ya 6 yo kwirinda ibiyobyabwenge, kurya indyo yuzuye. Mvuze indyo yuzuye, hari ukuntu abanyeshuri baba bafite amafaranga ukabona kurya udutungagegera, ibiraha, ukabona kurya super deep nyine ibintu nk'ibyo amabombo. Iyo ntabwo ari indyo y'umunyeshuri muzima pe. Uzacunge n'abanyeshuri bazima ntabwo akunda kurya ibyo bintu, ntabwo nyine ari ibintu bibubaka. Ugomba kurya nimba ari akawunga bagwaye karye neza, nimba ari umuceri, nimba ari ibigori birye neza cyane, nimba ari inyama nazo zirye. Kurya neza nyine kugira ngo ube ku ishuri ufite imbaraga, no mu rugo ukava mu rugo uriye neza kugira ngo ujye no ku ishuri ufite imbaraga. Nabyo ni ikintu cyiza cyane. Kandi ikindi ugomba kwita, ugomba gukora agasiporo cyangwa imyitozo ngororamubiri. Muri kino gice cya 5 kwitwararika nyine neza mu buzima. Ugomba nimba uvuye ku ishuri, hari abantu bava ku ishuri nyine ukava mu modoka ukagera iwanyu, ugomba no gukora agasiporo ku cyumweru, ugategura nyine uwa mbere neza, ugatangira ubundi uwa mbere uri fit umeze neza ukeye. Indi ngamba ya 4 rero inakomeye cyane ni ugusaba inama no kwibaza. Iyi ngamba rero ikubiyemo ibintu bibiri. Ubundi niba utumvise isomo ukabaza, niba utumvise isomo ubaza umwarimu. Ubundi hari abantu bagira cyangwa se ubundi inshuti yawe cyangwa inshuti yawe nyine
uzi neza ko ibyo bintu ibizi. Hari abantu bagiye gutangira ishuri bafite ubwoba, bafite isoni, kuba utumvishe ikintu si ikibazo, ahubwo si iki kintu nimba utacyumvishe baza ababyumvishe bagusobanurire, mu gihe ushobora gutinya mwarimu wenda birumvikana, ariko se na mugenzi wawe n'umunyeshuri mwigana nawe ugiye kumutinya? Oya, ibyo bintu ugomba kubikura mu mutwe wawe muri uyu mwaka wa 2025 tujya muri 2026, ukavuga ati ngewe ngiye kubaza aho numvishe mbaze. Reka kubaza bitera kumenya. Kandi ikindi ugomba kuba ufite aha ngaha muri uyu mutwe wa kane ariwo gusaba inama no kwibaza no kubaza cyangwa kubaza, kugenda gusobanuza aho utumvise neza. Nimba ibintu utabyumvise genda usobanuze, nta muntu uguseka, nta muntu ugukubita, uba warishyuye. Ugomba gusobanuza kandi igihugu kiba cyarishyuye. Indi ngamba ya gatatu tugomba gutangira nk'umunyeshuri ushaka gutsinda ku rwego rw'igihugu, gufata igihe cyo gusubiramo amasomo buri munsi. Wabyumvise icyo bita repeating cyangwa se icyo bita twabyita nk'ikira repetition. Yes, ugahora urepeta usubiramo. Nimba uvuye mu rugo apana kuvuga ati ngo ngiye nzarepeta cyangwa se nzasubiramo ngo uyu munsi ngo ugene imitsi ya buri munsi uko uvuye ku ishuri ugomba kugira ute kurepeta cyangwa gusubiramo ibyo wize. Hari abantu byumvikana baba bafite igihe gitoya, hari ukuntu ugera mu rugo akazi kagutegereje, birumvikana cyane, gusa zinduka. Nimba bigenzwe uko zinduka ugere ku ishuri ukora icyo twita atide. Nibaho ikindi gikubiyemo aha ngaha muri iki gihe cyo kugira gahunda, muri izi ngamba ya gatatu yo kugira gahunda, ikindi gikubiyemo ni ukugira timetable yo kwiga no kwirinda guta umwanya. Ukirinda guta umwanya nk'umunyeshuri, ukaba ufite ahantu wanditse timetable nibiwe uko ugena ibihe byawe, ukavuga ati iyi saha n'ingi nzajya nkora ibi ngibi nyine, mu kwirinda guta umwanya wawe. Harimo ibindi bintu bitatanga, harimo ikindi cyane ari cyo gushyira imbere amasomo akugora kurusha ayandi. Ukajya wibanda kuri amasomo akugora. Nimba ari imibare yige cyane, nimba ari icyongereza, nimba ari iyo fizike byige cyane, ugashyiraho amasomo nyine akugora imbere cyane. Indi ngamba ya kabiri ugomba gutangirana nk'umunyeshuri ushaka gutsinda, kumenya intego zo kwiga. Ubundi hari abantu benshi baza ku ishuri nk'aho bahunze mu rugo, bahunze akazi ko mu rugo, ukaza nta ntego ufite. Ugomba kuba ufite intego. Nicyo kintu cya mbere. Success ya mbere ni ukuba ufite intego. Intsinzi ya mbere, ntacyo wageraho ntacyo washatse. Ugomba kubanza ugasetinga the goal. Wamara gusetinga goal, noneho wangiza ugakurikiza ibi byose nababwiye hasi. Ibi byose ntacyo bimaze nta ntego ufite. Kumenya neza impamvu wiga, impamvu waje kwiga, kubaka ejo hazaza, kugera ku nzozi zawe. Ibi nibyo bintu wagombye kuba ufite. Cya kabiri cyangwa se izi nizo ngamba wagombye kubutangirana, kuba ufite intego zo kwiga, ukavuga ati ngiye kwiga kugira ngo nzubake ejo hazaza hanjye, nzakora ababyeyi banjye mu bukene. Nyine ugashyiraho intego z'uyu mwaka, ukavuga ati uyu mwaka ngiye gutsinda, ngiye gushyira intego yo gutsinda neza, nkaba uwa mbere mu gihugu cyangwa nkongera amanota yanjye nyine. Noneho tugiye ku ngamba ya mbere ariyo ugomba kuba ufite nk'umunyeshuri ugiye gutangira uyu mwaka wa 2025 2026, kwitwara neza no kubaha abarimu n'abarezi. Iki kintu udafite ikintu bitwa discipline utagiye gutangirana ikintu bita indiscipline, nushaka wihagarira, nushaka ntuzajye ku ishuri, kuko ntacyo bimaze kujya ku ishuri ari utesha mutwe, n'abashaka kwiga ari ukugenda ngo ubabangamire. Kandi ibintu ndi kuvuga ngaho ari abanyeshuri badafite intego, badafite izi discipline. Ari umunyeshuri nk'ubu ngubu kuva twafunga, wimereye uko nguko, arakina, ajya gusyaga, ashobora kuba atajya gusyaga, yibereye aho ngaho gusa, ukabona agiye gutangira ishuri nta ntego n'imwe afite. Kuvuga ati wenda warakosheje kiriya gihembwe cyangwa se uriya mwaka washize narasuzuguraga. Ni ibintu biba gusuzugura, wenda ni wari wamenya ikibi cyo gusuzugura. Gusa ubu ngubu tagira byiza uvuga ati ari byo ngiye guhindura, ngomba kubaha abarimu, ababyeyi ndetse n'abana twigana n'abayobozi, ukabubaha bose, kandi ukaba ufite ikintu nyine cyitwa discipline. Ugomba rero kuba ufite ingamba nimba ushaka gutsinda ku rwego rw'igihugu ndetse no mu ishuri. Hano igihe utatsinda ku rwego rw'igihugu ariko ugaperforminga neza kurusha umwaka wagize washize. Nicyo ngamba ya mbere. Nimba iyi video rero uyikunze cyangwa se kunyuze, andika muri comment twiyifashe, kugenda uko subscribe rero. Na Mungu wanyadukunda Jivan, nzajya mbaye ibindi bintu byiza nk'ibi ngibi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.